ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Kaze nanone kumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ni ikiganiro cya nimugoroba, build an everlasting legacy, nkwanira abawe cyangwa se ubaka umurage mwiza w'ahazaza w'abawe. Yego, amazina ni Jenny, turagarutse n'ubundi muri iki kiganiro tujye kubana. Mushumba wiriwe neza? Urakoze cyane, ndaho ndamahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi amasengesho yacu araryoshye buri rero. Yego. Y'iminsi ukwezi kuzashira, umpamagaye akamfatisha turasenga. Yego. Kandi ubikeneye tugasengana tukanaganira, kandi Imana iri gukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Umaze iminsi uri kumena amabanga akomeye ya Satani, ariko ni nacyo iki kiganiro kibereyeho. Ndagira ngo twinjire muri part 2. Ejo twabonye nyine impamvu izingiro ry'amakimbirane yo mu ngo. Bundi muri make iki kiganiro cyacu nkwanira abawe, intego yacu ni umuntu, famiye, igihugu n'itorero, kandi ibyo byose bikomoka mu muryango rwagati. Yego. Bikomoka kuko urugo rwiza rw'abana rwakomotse ku rugo rwiza rw'ababyeyi abana barerewemo. Ni ukuvuga ngo ni igisekuru giha ikindi generasiyo to generation bisimbura. Ugasanga dusimburanye, nta mwana uri hanze, abantu bubahana, ariko umwanzi ntabyemere. Nibuka ko twari twabonye ibintu byinshi bitandukanye. Twabonye ibintu bitandukanye. Cyambere mugufasha tugire bese. Cyambere twari twavuze aho amakimbirane ava. Yego. Ariko ni samari gusa. Cyambere kubura itumanaho nyaryo. Kutaganira. Kabiri ibibazo by'amafaranga. Gatatu kutizerana. Kane ibitekerezo n'imyizerere itandukanye. Ndumva ari naho twagarukiye. Ariko bibaze ko dushobora gupfa ngo nsengeraho gasengera hariya. Kibazaza ibyo bintu ubundi mwabikuye kubera iki? Ugasanga kandi birankubwira ibanga ririmo. Iyo udasengera hamwe n'umugabo wawe n'umugore wawe, yego, burya mufite ibintu bitandukanye mu rugo, kuko mu rusengero rumwe n'urundi bafite uko bigisha, kandi bakagira uko bigisha. Icyo gihe rero, yego, kubera ko mutasengeye hamwe, mutaganira, mutakoreye hamwe, bibinjiza mu makimbirane no kutabasha gukemura ikibazo. Nuvuga ngo nujya kuyakemura uzajya gushaka umushumba wawe, undi nawe ashaka umushumba, ukibaza mu rugo rumwe mushumbwe n'abapasiteri babiri, ubwo washumbwe n'abangaye, mahara kubiri pe. Urumva ni ikibazo. So ngira ngo dukomeze kuri part 2 na part 3, ko ndashaka ko biza kurangira no kumenya ngo umurage nyawo uhera mu rugo. Umurage ufatika uhera mu rugo. Umuntu nyawe ava mu muryango cyane. Umuryango uvamo itorero rizima. Umuryango igihugu bazima. Yego. Ivamwe abantu bazima bakomeye bameze neza mu mutwe cyane, kubera ko ababyeyi barabateguye. Rero turaza kureba ikintu twavuze icyo kutubahana. Icyo ni ikindi cya gatanu gikomeye. Kuko tumaze kubona ko twabonye imwe byinshi cyane. Cya gatanu ni ukutubahana. Burya ijambo kutubahana ni one another. Ni ukuvuga ngo se kutubahana turabyita iki? That's why nshaka ko tubiganira. Turabyita yuko hari nk'amagambo akomeretsa. Nyaboneka afashe ijambo ryumve. Amagambo akomeretsa babwira n'abantu ashingiye ku mateka y'uwagushatse. Ngo n'ubundi ngo nakagize umugabo nkawe, ngo ninjye wakakwemeye, agaterura ikintu gihora kikubabaza, agucyurira kuri imfubyi, akagucyurira kutagira umuryango, ko ari we wakakugize nta wundi wari kukwemera. ikintu
azi ko gikomeretsa umutima we kurusha ibindi byose. Urantahuye? ndi kukumva cyane. Akagucyurira kuwize bikakunanira ku buryo we yiyaranja agakubita icyuma mu nkovu akoresheje ijambo cyane. Iryakagukijije, iryakaguhaye uburyo watireka nze ndigukubitishe mu mutwe. Urumva? yego. Ikibaho ni iki rero? Nuko cya gihe cyawe kiri bukugore. Urumva nk'urugero? yego. Ushakanye rimwe na rimwe cya gihe umuntu mubwiye muri fiançailles yawe ko byagenze. Nuko byifashe. Ukambwira turabona nubwo ugiye kuntwara, ariko nahuye n'ikibazo iki n'iki. Urumva wabaye umwana mwiza. Mu gihe mutangiye gushwana akabigarura. ati ubundi ntiwaje uri ingoroje. Urumva amagambo akomeretsa. yego. Ubundi ntiwaje ubundi iwanyu si ibi. Ubundi si igihe bakakwemeye. Ariko ubanze wumvira ijambo akubise ahari hasanzwe inkovu. yego. Nyamara uwo mwashakanye yagombye kurinda inkovu zawe ntanabivugeho. warazimubwiye arazizi yakagombye kuzisigasira nyine. Kandi iki n'ikibabaje kurutaho ni ukuntu nawe abazi ibyo yakubwiye cyangwa akaguhisha ibye. Noneho akubwira amagambo akomeretsa ashingiye ku mateka y'ubuzima, ashingiye kuri famiye, ashingiye ku kwiga byarakunaniye, ni ukucira gusuka ryo ukarango dore uko yanganye yabyibushye. Oh my gosh, ngo ni hawe mabere yaguye undi nayo ngo wamugodoro ukuntu ungana. Noneho ku buryo umwe akomeretsa undi ariko bagakomeretsanya ku bintu bizwi. Ku buryo utuvuga uti ndamenetse umutwe sinzarugarukamo. Hari abagabo bafata umwanzuro bakahukana nuko mutabizi. Mugabo bakahukana muri hoteli ariko hari uwo nzi ugendana agasakoshi bakarimo isume na uburoso yirirwa azerera. Hari undi we yahukana muri hoteli ko afite amafaranga asubiza akamesaje ko nta kibazo ntukupe. Ntacyo bitwaye rwose. Imana imuhe umugisha. Naho ubundi ni umukozi w'Imana wo mu gihugu cyo muri Canada. Yohereje amafaranga 100,000 ngo tugaburire abakene. Yohereza n'andi ngo tuyakoreshe ibindi ntavuze. Biribanga buriya. Imana imuha umugisha kandi mukomeze. Ubu ngubu abantu nka 5 bagiye kurya tu. Ubwo tugire vuba tubagaburire. Yego. Noneho urumva biriya bintu akagukomeretsa ashingiye ku gikomere wari ufite. Aricyo twavuze ubupfubyi, kuba wariromariye, kuba bene wanyu bafunze, kuba mutabana, mbega byinshi. Icyo gihe iyo agukomerekeje birakuvuna. Kabiri, guteshanya agaciro mu ruhame. Ako kantu guteshanya agaciro mu ruhame. Kandi mu bantu. Mu ruhame ni uguhera ku bana bawe ukamubwira ikijambo muri salo gato. Burya se naho ni mu ruhame. Narinzi ko ari nko cyagiye mwagiye mu birori mwasohotse. Nabyo barabikora. Yego. Ariko biriya akandi kantu nyongereyeho mu ruhame nyine start aho ngaho abana bumva, abashyitsi bumva. Buriya mu ruhame uramusuzugura akayibona atari kuri mugabo asuzuguye umugore cyangwa umugore asuzuguye umugabo. Ariko we akubwiriye mu ruhame rw'abana ngo uyu nyoko mureba ngashoboye iki se, uyu so mureba ashoboye iki se, akakubresa imbere yabagombye kukubaha. Agutesheje agaciro. Nta jambo uzavuga ku mwana, nta jambo uzavuga ku mukozi, hahandi utagira uburenganzira. Mwajya mu bukwe ntashoboye kwicarana nawe. Yego. Nta muntu ntabwo ashaka ko bamenya ko uri umugore cyangwa uri umugabo. Hari n'abatagenda uramubangamiye muri make. Ariko agukomeje mu ruhame mu bantu uri ikigoryi, nta bwenge ugira, ninjye bakakwemeye, jye narumiwe ngo ubuse ngo muze ngo uyu nguyu abagaburire ngo dore uyu nguyu. Uyu ntacyo amaze. Urumva ukuntu biteye ubwoba. Akandi kantu wumva koroheje ariko kababaje kudashimira. Buriya nkunda umuntu ugaya, nkunda n'ungaya, ariko umbuze n'akantu gato ushimira.
ndi mubi ku rwego utancira nta kintu cyiza kimbamo. Akana ariko wakumvise umuntu yaba mubi ku buryo nta kintu cyiza na kimwe afite. aricyo nigeze kubwira umugabo aje ati yewe urugo ndarutaye, ndabugana ariko nibura mbabarira umbwiye ibi by'umugore, nta n'akantu keza uzi, wambabariye kumbwira ibi byiwe byose, basi mbwira mbabarira nibura akantu kamwe. Ati ntabwo ari kamwe. Ati ni twinshi. aratuzi aratumbwira ko urumva we yaraje aramudarapa amugira mubi, Yego. anyumvisha ububi, kandi koko nari kode arazinyumvisha. Ndamubaza ariko noneho mbabarira muri ibyo bibi byose uvuze nta n'akantu na kamwe mushimira? Ati birahari. Ni ibihe? Ati ntashobora kumbyutsa ngo ntonganye. Birahari. Ntajya asaba amafaranga ngo ubone yahagaze hejuru. Birahari. Namuha 1,000 arakora, namuha 1,000,000 arakora. arashimira Birahari. aranyurwa. Sindabona akururukana n'abagore, sindasanga yarangaye. Ati birahari. Yita ku bana n'isuku yanjye. Ese ubwo ufatiye kuri ibyo ukareka ibyo binda kubwira, ariko ndamubwira nti tujya gusoza, ndamubwira nti ndi umugabo kabundi, ntabwo urwana no guhisha ingeso zawe zitari nziza. Ahita ambwira turazi n'ibindi pastor ati ndumva nshaka kuba umugabo. Ni sawa, ntumize umugore. Twicara mu biro n'umugabo turi kumwe, ndamubwira nti mada ni ibihe byiza mbere yo kuvuga ibibi? Ndashaka kumbwira ibyiza by'umugabo wawe n'ibibi by'umugabo wawe. Uhere ku byiza. Umugore yambwiye ibintu bine. Yambwiye ati ibyiza bye ntajya ampisha amafaranga. Icya kabiri, ntazi guhisha ibyaha yakoze, niyo abihishe ndabibona. Cya gatatu, iyo umuvumbuye aca bugufi. Ati cya kane kuruta ikindi cyiza, iyo mwaganiriye yivamo nk'inopfu. Byose arabivuga. None se mupfiki mu buzima? Dukoramo ijambo rimwe. Arambwira ngo abashaka kungira umwana kandi ndeba. Icya kabiri se ntampa agaciro. Agaciro kabagerwa mu ruhero muri nzira. Ati urumva nturaho ibintu. Ati nese wiyizi iki kibi? Ati yo narakaye mba narakaye. Okay, sawa. Ndamubwira nti ibyo byiza uvuze ntago wabyubakiraho urugo. Umugore ntabya babana narongenda bashingira hano ariko buriya urabaganiriza. Ndi umurevera se. Narabwiye nti Imana ivugurura amasezerano yanyu hano barapfukama. Urugo ruraryoshye. Ubundi shingira ku byiza by'uwo mushaka bituma utwikira ikibafite. Kuki uyu munsi dushimishwa no kugaragaza ikibi cyo dushakanye kandi cyiza cye tukagihisha? Buri gihe rero umuntu wese w'umunyamafuti ahora yisobanura. Urumva ro kutubahana no guteshanya agaciro, ntabwo twagira ibintu bimwe. Icyo ngiraho byose no kudashima no twavuga cyagiye koko ubuje nubwo naba ndi shitani nta kantu keza ngira. So rero gukemura ikibazo cyo muri famille shingira ku cyiza. Kabiri, nigeze kubivuga mbiganiriza abantu, burya urugo ntabwo ari nk'icyuma. Icyuma kimeze gute? Icyuma gishyize mu ziko ukagihonda kirahinduka, kiragororoka cyangwa ukagira uko ushaka. Ngaho ushyira umwumbati mu ziko cyangwa ikijumba, ntago wawugorora. Nuvugira kiragira gute? Kiravunika. None se nubwo kivunika barwo cyabuze umuntu kukirya. Rero kamere y'umuntu ni nk'ikijumba, nusakuza arasakuza. Ahubwo igamayira ukuntu uri bugihati giteke kandi ukirangize. Ugaconga hahandi. No mu ngune ukanakiranga. Rero niko ingesi imera, kandi ingesi irasakuza. Ni byiza rero ko hagarara mu ntege nke z'uwo mwashakanye cyane. Uwo muntu harakariwe narabwiye ntimurambeshye. Niko nababwiye jewe ibintu byose muvuze harakantu mumbeshye kandi niyo soko baraguhisha. Iki kintu mutwaye ndakizi mbere yuko mubwira ngo nimwihane. Ndamubwira nti niko mada, kuki umugabo akwifuje kubura? Gutyo gusa. Kandi uzi neza ko ibyo bintu bimurimo mu maraso.
none kiyakwifuje kubura wagira ngo nawe Imana yashyize mu mubiri abandi ntiyabibahaye. Ntihari abandi ku ruhande barambuye amaboko 1,500 baragurisha, kandi baragurisha ibyo ufite, kandi yabikwatse urabimwima, wamukinguriye amarembo yo kujyayo. Mwaba yandi akajengura iki, kumbi isangano bamwoheje aramubwira ngo burya y'umugabo mwima ngo ntiyakubaha. Mama we yayiwe hari uzima gihe hepfo umwibutse ibyo yibagiwe. Akubari bakamije badakavuye. None se patoro kuki we yakwifuje wanga ngo nanjye nyamba ngira ngo mwishyure, kandi n'ubundi ibyo yabinyimye njya kubikora ahandi. Ntanga 2 barananyubaha ndanatahana na karabye, buri nta mpamvu yo kuza ngo stress. Urumva wa muriro wakira impande zose. Undi ngaragira ngo amuhe isomo, kundi nta somo afite, ahubwo aho kugira igisomo. None se iyo bikunze mukaganira ngo reka ngo tuganire iki se, ngo umuntu wese bakina mu kibuga atsinda mwizamu yihitira. Urumva nta guhuza. Ubwo nyine ndababwira ko ndabereka impamvu no kubahana. Ikindi gikomeye ni ibibazo byo mu mibonano mpuzabitsina. Aha ni kasha pe. Niyo urumva mu mibonano mpuzabitsina hari ukutanyurwa kw'abashakanye. Kutanyurwa kw'abashakanye si biriya byo muri YouTube. Oya. Kutanyurwa kw'abashakanye bikomoka mbere na mbere muri communication. Kuko umuntu muzabana ntiwamwurira nk'urira moto ngo utere imigeri. Oya. Umuntu mubana ntabwo ari indaya mwagiye mu biciro. Hari ka SMS ndagukunda wiribute. Hari imyiteguro yo kwinjira mu ijuru ryagenwe, aho amatara bataka rubanda rutabizi batuje banezerewe. Abantu baguwe neza bitewe naho bagiye kwisanzura, ko ni igikorwa kirimo imbaraga, kirimo kurema umuntu. Ni igikorwa Imana ishyigikira burya. Okay. None se ko ntabizi mushomba. Oya murabizi byose. Abasore ba kino gihe ni daimoni bahagaze hejuru n'indaya. Naho igikorwa muri hitaka ari umurimo w'Imana wiyubashye. None ugasanga wa muntu kunyurwa ntago biva ku gikorwa nyirizina, ahubwo biva mu gutegura no kumenya ngo wawe ni hehe ukora akumva hari icyo yibwiye. Ni kwiga. Rega twe turi hano kugira gute? Kwigisha. Turi kwigisha the building, twigisha cyo kubaka ikintuze, icyizere, igihango no kunywanisha abawe. Icyo bitaro kutanyurwa bihera mu gutegura. None umuntu no mutegusha kumugira nka moto batera imigeri. Bana murakaje ni mwavuganye ntiwateguye muri murahanganye, aha mu kutanyurwa harubwo ngo giye uzibeshye ukongera gusama nzakwereka. None wananiwe kwikingira kuki ushaka kumugora. None ikindi cya kabiri kutanyurwa iyo nta communication itegura kiriya kintu. Wewe wabiteguye mu mutwe urabifite, ariko mugenzi ntagize gute, ntabyo muziranyeho, ubwo se numva ari bunyurwe gute. Ikindi cya kabiri ntukunze kureba ama film y'ama pornography, yareba biriya bintu yakorera agasanga ntakwiriye, yajya kugiwa kumva haragiye kubyica, kandi si ngombwa. Nyamara uko Imana yakuremye uko wabura gushimisha uwo mubana, ahubwo ikibazo wamuteguye uti. Igikorwa nyacyo gihera mu bitekerezo, kivuye mu mvugo no mu kuganira, cyarangiza ukakora uko Imana yakuremye. Yego, haracyari umwanya. Ntabwo ishoka yasa amabuye, yasinkwe. Ntabwo isuka yasa urukwi, irahinga. Rero nta suka idahinga, ahubwo amaboko ayihingisha ameze ati. Ijya umenya urukweto rugukwira naho rugarukira, kandi aho ubasha kugarukira naho hashobora kuba ibyishimo birenze uko ubitekereza. Wishaka ibirenze ubushobozi bwawe, aho hafi aho ugarukira cyangwa kurugarukira niho hawe, kandi haranyuze. Ntaho hose bitagenda neza. Ubundi abahanga mu gutekereza ntabwo shikarete iryo hageze mu muhogo. Abahanga mu gutekereza yaba shikarete, ibiryo byose biryo hano hafi mu kanwa, umuhogo biragenda. Ikibazo cye ni iki? Turi kubaka amahame. Noneho uzamira ikintu, niwumva icyanga ageze mu muhogo uzantera amahame. Ni hano ku munwa, hano hafa, ubwo ubundi bigutwaye ukureshya kose. Reka nta kitashoboka, ahubwo imyumvire yawe twikomereze. Yego. Noneho icya kabiri
imibonano mpuzabitsina ni ukutaganira kuri weakness ya buri muntu, intege nke ze. Ariko sheri njye nuko mbibona ati humura mugabo wanjye, ibyo biranyuze, humura tuzabishakira umuti, ni stress. ahubwo umuntu akaza yibyimbije hamwe ariko se tubite ati agapira kararangiye agahita yirakaza akavuga nabi aho yakucenga mbwira ati nyamara nifitemo kano kabazo cyangwa urambangamira akabimenya ijye ubanza uborose mu kanwa. Tugira abantu banuka mu kanwa akashaka gukubita akabizu kandi mwumve oya tujye tubwizanya tuzi ko guhumura nabi mu kanwa ni igifu cyangwa n'umwanda wo mu kanwa. Yego. Ariko ntugomba kubangamira uwo mwashakanye. Yego. Ugomba kuba ufite isuku. Umuntu akinguye inzu ujya kubiswe nuko kataza kariko. Ni ikibazo. Ntiweruka kwisura wagira ngo ishyamba rituye iwawe. No. Umenye ibyo mugenzi wagira gute. Ubundi iyo ushaka mu byo akunda ureba ku byo akora. Niba buri gihe yisura amenya ko nawe gahunda niba unakagiye kuryama buri joro akiborosa byibwire nawe so kuki utabyumva. Ikindi kirimo ku mibonano mpuzabitsina kutubahana mu gukora ibyo bintu. Habaho rega n'ubundi mutubahana abana bandi bari ugasanga buri gihe nturi kumenya ngo byaba ryari mu yihe gahunda ni ryari uwo tubona ngomba kumwubaha. Ese ni ngombwa kugira ngo umukozi n'umuzamu n'iki amenye ko n'umushyitsi amenye ko ari gahunda kuko ibintu bitahinduka. Ikindi mu mibonano mpuzabitsina haribaho itagomba ko abantu bahuza ibitsina. Ni musohoke muganire musangire akaburusheti kamwe musangire agafanta kamwe ariko muhuze imyumvire. So ibi nabyo bishobora ntabwo ari bishobora ahubwo biteza amakimbirane. Ngaho rero naho abana tuburira umurage w'ababyeyi tugakurira mu makimbirane. Ariko bahumure turabaye igisubizo ejo. Yego. Murakoze.